urakaza neza mu rubanza. Ndumva nishimye mu mutima wanjye, uburyo ntabona uko mbivuga n'uburyo ntabona uko mbisobanura. Nanjye ngeze hano nkererewe, ariko ntago rwose pe, mu bantu bagerageza kubahiriza gahunda ndimo, ariko namwe murabizi ko uyu mubumba ari danger. Ibyo nta kibazo, vuga amazina yawe dutangire urubanza. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa na se. Ibyo bindi ninde ubikubajije? Nakubajije amazina gusa. Wabigira utase? Ndagira ngo unyumve neza, hano nta rwenya rukenewe. Ikindi kandi ugerageze kugaragaza disipurine, usubize ibyo ubajijwe. Ntuye mu Gasyata, dushimiye Imana itwemereye ko tugera aha. Ariko wa mugabo we, ntabwo wumva. Uzi ko byakuviramo ko utajya mu ijuru? Hazajyamo abo yahamagaye kandi yatoranyije, kandi subiramo, iri juru rizajyamo abo yahamagaye kandi yagize gute, yatoranyije. Iri juru nta musavira uzarijyamo. None wowe urumva uri muri abo batoranyijwe? Ngo dushobozwa byose na Kristo duhikiye imbaraga. Niba koko nta byaha ufite, birumvikana cyane, uraza. Nta mikino y'icyaha, nta n'ubushuti dufitanye na Satani, nta n'ubwumvikane, nta n'imishyikirano izigera ibaho. Niba ari byo koko, Imana iguha umugisha. Ariko ubundi ubusobanuro bw'ijambo umugisha ni ubuhe? Hereza umuntu agahumbi ngo Imana iguhe umugisha, wasuhuza umuntu ngo Imana iguhe umugisha, wamukubita ikidenjiga cy'ikirindazi ngo Imana iguhe umugisha. Iri jambo ryitwa umugisha, ubusobanuro mu iteraniro batwakira ngo Imana iguhe umugisha. Ubusobanuro bw'iri jambo umugisha ni umugisha ni ibyiza byose biva ku Mana. Ibatiza idakeneye amazi ikumpera izina rishya. umugisha mwanyifurije nanjye nkubatuyeho. Urubanza ruratangiye. Mu bantu bababaye ndimo, inzara yaratwishe, turwaje umwana wa 2, madamu atwite inda y'umwana wa 3. Ceceka, nta buhamya bwawe nagusabye. Ndi umwe mu bapasiteri batagira ubugugu bw'ubuhamya. Nta bugugu bw'ubuhamya ngira, guhamya aho Yesu yankuye ubwabyo nanjye numva hari aho mva, hari n'aho ngera. Ubuse naceceka bikemera se? Niyo naceceka simvuge. Umuntu nzi kera narumye ngenda ukagira ngo ndaza, imbere n'inyuma utahamenya, none nkaba mpagaze. Haleluya. Icyaha cya mbere ushinjwa ni uko utigeze wigisha abantu iby'umunsi w'imperuka kandi wari ubizi. Reka ndi umugabo wo kubihamya. Ndabona watsimbaraye, reka turebe ibimenyetso. Mvuge ngo tuzagerayo turushye, ariko ubwo ni he? Imana ibaha umugisha. Kandi ndahamya neza muri itano nawe ufite gahunda yo kugikuzimu, use hari uhari. Twese gahunda ni hehe? Iryo juru rero abaririmbyi bavuye hano baririmba, iryo juru abakuru b'itoro twahagaze imbere abapasiteri tubabwira, iryo juru batubwiye mu nyigisho z'abana ku cyumweru, naje kubabwira ngo tuzarigeramo turushye. Rero nyuma yo gukomera n'umuhate wanyu mukorera Imana ntago ari ubusa, soze mbabwira ngo Imana yacu irazirikana. Imana yazirikanye ko nayubashye mu murimo wayo, igihe kigeze iranyunamura, nanjye mba umuntu nk'abandi. Nkurikije ibimenyetso mbonye, icyaha ntabwo kiguhamye. Jambo Imana ivuga ngo rihere. Gusa nubwo bimeze bityo, abo wabwirije bose ntabwo bakijijwe. Ubu dufite ababingwa bo mu nzu y'Imana. Kuri mwe ati nta muntu w'Imana witwara kujya akubwira ati fasha hasi.
mfite uko mbana n'Imana. Wabigira utase kari struggle. cyakora mu bigaragara wagerageje guhangana n'ibigeragezo. Uzi guturana n'umuturanyi urahuramo akara 6 kandi akareba irinini. Abesi dukizwa baje batubwira ko kwa Yesu binagana tuhageze turabibura n'ibihari biri. None nyuma y'ibyo byose witeguye kujya mu ijuru? Ibintu 7 binezeza bigatuma nkumbura ijuru nzabivuga ubutaha, ariko kimwe muri byo nuko nzabona Imana amaso ku maso. Nzayibona, ntawe uzanyingiriza. Nitugera tuzagira gute? Ugiye mu ijuru wajya ufatanya n'abamarayika kuririmba. Kuririmba byaranyishe, nta kindi nzira nanyweye ryinshi.